mu kwezi kwa 10 indege ya Emirates iraza igwa ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe, havamo abana babiri. Umwe yitwa Felicien Shimimana, undi yitwa Francine. Uwo Felicien Shimimana benshi banamwita ngo Nshima. Abo ngabo umwe n'umuhungu, undi akaba umukobwa wa Kabuga Felicien. Kabuga Felicien byo murariza. Aba bana bamaze kugera i Kigali, haje protokole iri ku rwego rwa nyuma ije kubafata ku kibuga cy'indege, baraza bahita bajyanwa muri Hotel de Mille Collines. Bari bazanywe n'ibintu bibiri. Bari bazanywe no kugira ngo bafate imitungo ya papa wiwe iri mu gihugu cy'u Rwanda. Baraza kuri protokole nziza cyane, bajya muri Hotel de Mille Collines. Muri izo nzu bari baje gufata harimo inyubako yegeranye na City Plaza ya bivugwa ko ari ya Kabuga Felicien, ndetse n'inyubako yakoreragamo banki y'abaturage cyangwa se Banque Populaire. Abana facture yabo yari hagaze miliyoni 5 yo y'ibintu bakonsomye muri Hotel de Mille Collines. Icyaje gutungura abantu ni kimwe: amafaranga yo kwishyurwa iyo Hotel de Mille Collines, facture yohererejwe urwego rushinzwe iperereza ryo hanze y'u Rwanda, nibo bishyuye facture y'abana ba Kabuga Felicien bari mu Rwanda, yari miliyoni 5. Ndetse ntago byarangira aho ngaho. Abo bana ubuzima burabaryohera muri Kigali, ibintu bibamera neza, ndetse zanzu koko baranazihabwa. Bari bazanye impapuro zibemerera ko bahagararira se, zimwe zasinywe na Serafina Mukastoni ari wo mugore wa Kabuga Felicien, zivuye muri Belgium. Koko inzu baranazihabwa, bagirana amasezerano n'abantu bazikoreragamo, ubwishyu bukazajya bucishwa kuri konte ya Eco Bank. Ariko abana ubuzima burabaryohera kuko bwari buri muri Kigali cyotoshye, Kigali clean, Kigali green, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bavamo bajya mu yindi hotel. Iyo facture n'ubundi yoherezwa urwego rw'iperereza rwo hanze, nirwo rwishyuraga ayo mafaranga. Bamwe baribaza bati ni gute Kabuga wasiza akoze ibintu nka biriya muzi yakoze mu Rwanda yaje kujya ku rwego aho abana bahubwo baza nk'ibyana by'ingagi, ndetse facture y'ibintu bakonsomye muri hotel ibyo bariye n'iki bagize bikishyurwa n'urwego rw'iperereza rw'u Rwanda, ari narwo rwari rwagize umuhate cyane kugira ngo rumushake atabwe muri yombi. Nibibazo. Ariko you know what, reka turebe ko byaje. Iyi nkuru muranyivuge nabyanga se ndinde. Okay, so reka tugende straight to the point. Uyu munsi ntago ndi bubatinze bajyana mu bintu byinshi. Nababwiye ko iyi chaîne ari kuzatuvugaho inkuru, nkababwira story, nk'aba documentary y'ibintu biba byarabaye. Reka tugende. Hagati y'ukwezi kwa 6 n'ukwezi kwa 8 muri 1994 mu Rwanda hari hamaze guhunga abaturage basaga miliyoni 2 z'abaturage. Benshi bari bafite ubwoba ko FPR Inkotanyi yari maze gufata ubutegetsi ishobora kuza kwihorera ku bantu bari bamaze gushyira genocide mu bikorwa, ku bantu bagize uruhare muri genocide. Icyo gihe hahunzemo abantu bakomeye, hahunzemo abahoze mu gisirikare, hahunzemo abaministre, hahunzemo abantu benshi, ndetse hahungamo abacuruzi. Muri abo bacuruzi bahunzemo hari harimo n'uwitwa Kabuga Felicien, umwana w'ibyumba kwa Gasimba, wakuye mu buzima butari bwiza cyane, ariko akaza kuba umuherwe ku rwego rwa nyuma, ndetse n'umuntu wo gushyingirana na president nawe yarahunze. Benshi harabagiye bahunga bakagenda direct bakajya muri n'ahandi, ariko abenshi bazaga cyane mu gihugu cya Kongo. Cyari cyobowe icyo gihe na Mobutu Sese Seko. Kuri icyo gihe bumvaga ko ari ahantu heza, kuko Mobutu yari inshuti cyane na Habyarimana. Bumvaga ko bagomba kugenda hariya, ndetse hari n'abatwaye intwaro. Kugenda hariya Kabuga direct yagiye mu mashyamba, ariko
arakomeza arafandinga ndetse ashyiramo umwanya we n'amafaranga menshi cyane ari mu mashyamba ya Kongo, ari muri Kongo, kugira ngo yumvaga ko ibyo ari byo byose abantu abo baje bazanye intwaro bakoraga genocide cyangwa se aba exfa bashaka kugaruka mu Rwanda n'ubundi bakongera bagakuraho ubutegetsi bwari buriho kuko babyitaga ngo mu rwigere mu ruduhe. Kabuga yumvaga ko amafaranga ye ari musema kweri, ibintu byose bigomba kuba uko we abishaka biri mu buryo bwe. Ariko aho imihoro ari itakica cyangwa se ibyo byose genocide imaze guhagarara, umwana Abana n'umugore wa Kabuga barimo Serafine Mukastoni bo bahise bagira gutya bajya Burayi. Kabuga akomeza araguguzanya hariya areba ko ibintu bizakunda. Kabuga yaje kuva mu mashyamba ya Kongo, yaje kuva mu gihugu cya Kongo, aravuga ati ibyo ari byo byose reka nje mu gihugu cya Kenya. Aragenda ajya mu gihugu cya Kenya, aranakora koko ibintu biramuhira. Ariko mbere yuko ava mu Rwanda, kuko ibyo ari byo byose genocide iri kuba babona intambara, Kabuga yari yarakoze ikintu cyo kuvuga ngo yari umuhanga cyane mu bintu bijyanye na business, yari umuhanga cyane mu bintu bijyanye n'icunga mutungo, yari umuhanga cyane mu bintu bijyanye no gucunga amafaranga, kujya distributing muri businesses, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yari yarafashe amafaranga, aravuga ati ibyo ari byo byose umuryango wanjye uzakenera amafaranga, afata amafaranga arayakusanya, aravuga ati umuryango wanjye ushobora kuzakenera amafaranga, ayashyira mu bintu by'ingenzi yagombaga gutwara cyane avuye mu Rwanda ahunze, byari ibintu bita ibiceri, byari amafaranga. Cyane ko n'abandi haringira ngo n'abandi bahunze bari barimo leta ngira ngo ni y'abatabazi bagiye bavida bank Beneri, ubwo RPF yasanze muri bank nta gikoro na kimwe cy'amafaranga kirimo. Nabo iyo deal bari bayizi babona ko ikintu cya mbere bagomba kwitabaza cyangwa se bagomba kujyana cya mbere ari amafaranga. Kabuga nawe icyo kintu ntabwo yari kugitanga. Kabuga aza kuva muri Kongo, aravuga ati byari byose nabo ni ibintu bitari gukunda neza bitewe n'uko byo yari yiteze. Aravuga ati reka njye mu gihugu cya Kenya, ajya i Nairobi. Ageze i Nairobi nyuma y'umwaka umwe gusa avuye mu Rwanda, ko avuye mu Rwanda muri 1994 ajya muri Kenya, ajya i Kenya muri uwo mwaka still. Ariko 95 yaje gushinga agence ikomeye cyane, nawe yumvaga ko ari yagiye gukoresha ubucuruzi, yari yagiye gukomeza nyine nakubwiye ngo yari umuhanga cyane mu bijyanye n'ubucuruzi, yari umuhanga cyane mu bijyanye n'ibintu sinzi ukuntu nabyita, yari umuhanga cyane mu bijyanye no distributing amafaranga, gutekereza cyane mu bijyanye n'amafaranga. 95 yaje gushinga agence bita Shikabem yari agence ariko yakoraga mu bintu byinshi cyane. Yari agence ikoramo ibintu bijyanye na real estate by'amazu, ari agence ikoramo ibintu bijyanye n'ibyo no gucuruza icyayi, imyenda, mbese yari agence ikoramo ibintu byinshi cyane. Ariko iyo agence ikaba yari ifite amafaranga, ndetse yakoraga ku muhanda bita Renana Road. Iyo Renana Road yari ahantu hakorerwaga business zaba bifite abantu ba maskini bagenda gutya, ntago bagiraga kuri iyo aho iyo agence yakoraga. Iyo agence akimara kwikora muri Kenya yafite nimero 772865. Yayishinze cyangwa se bamuhaye icyangombwa cyo kwikoresha mu kwezi kwa 4 muri 1995. Yari umugabo wari umaze kwinjira muri Kenya, amaze gukora ubucuruzi. Noneho Kenya arayitigisa kweri, arayitigisa. Yari umuntu urumva n'umunyamahanga ageze mu gihugu, ariko aravuga akazajya afata amafaranga amwe akayakura kuri konti, afungura account, yubaka amazu menshi mu mujyi wa Kigali. Yari umukire pe. Icyo gihe hari ku butegetsi bwa Daniel Arap Moi. Daniel Arap Moi n'ubundi yari inshuti cyane n'umuntu president wari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana kuri icyo gihe. Ivuga ngo amatara by'amavuta n'ubundi yaragiye ahantu n'ubundi basanzwe bamuzi. Ngira ngo kuri story ye usanga ari umuntu cyane wari uri hejuru cyane mu butegetsi. Yajyaga ajya mu nama cyane bro, akiri mu Rwanda akajya mu nama zatumye na ambassade y'Ubufaransa, yajyaga ajya mu biro byo kwa president. Abana be babiri b'abakobwa bari barashingiranye na president kugira ngo mvuke ukuntu yari arenze muri icyo gihugu. No kuvuga ngo inshuti zose z'umuntu witwa Habyarimana n'ubundi zari inshuti za Kabuga. Daniel Arap Moi yari inshuti n'ubundi ya president Habyarimana, ariko ari inshuti y'umuntu witwa Kabuga Felicien. Kabuga aragerayo aratwika kabisa, aratwika bro, aratwika ku bucuruzi nta kintu yitaye. Muri icyo gihe yumvaga ko ibyo ari byo byose FPR yafashe ubutegetsi, ariko deal zabo ziri ku ruhande, nawe agiye kwikiririza nk'umusaza. Yumvaga ibintu byagiye kubikina nk'umusaza, hariya aferi karangira FPR nayo gakomeza gakinizayo, buri wese akareba ibye, buri wese areba ibye ku ruhande rwe. Noneho
ubucuruzi amafaranga amaze kuba menshi muri KBM yaje kuvuga ati ariko mfite umukwe wanjye reka muhamagare aze dukomeze dukorane business. Uwo mutwe umukwe we yitwaga François Nyirabatwara ngira ngo muramuzi, aramuhamagara ngaze bakomeze baraninga business, barayiraninga bigeze mu mwaka wa 98 mugabo arabaye umukire, inzego zose ategeka ngo ndashaka ko bigenda gutya. Nta muntu wafataga imodoka ye itwaye ibintu, ntabwo yatangaga imisoro mu gihugu cya Kenya. Yari umuntu wafataga telefone direct agatamagara president wa Kenya kuri icyo gihe akamubwira ngo this and this. Yari wa muntu polisi baza kuvuga ngo hari umuhungu wawe wari wagiye mu muhanda sinzi yatwaye ibintu, agatamagara ati umuhungu ni murekure. Yari afite amagence atwara imodoka, yari afite ahantu hose mu mijyi komakomeye, ujye Nairobi, ujye Kisumu, ujye Eldoret, kwa naho igihe kinini imyaka myinshi, ujye ahantu henshi. Yari umukire ufite amafaranga bro muri Kenya, abantu bose bari bamuzi babita ngo baramutambo. Yari ari ku rwego yazaga muri top 5 y'abantu bafite amafaranga mu gihugu cya Kenya, ari umunyamahanga. Kenya icyo gihe ari igihugu ruswa iri ku rwego rwo hejuru cyane, ruswa yari iri ku rwego rwo hejuru, abantu bose sinzi ukuntu nabivuga, yari ku rwego yari ifashe vora yari ifashe vora ruswa hariya. So ikintu cyose cyari amafaranga. Aha bigera muri 98 mugira ngo ni 98 haza kubaho ikintu cyo kuvuga ngo u Rwanda rwari rugiye gushyirwa no ngo muri Kenya. Muri icyo gihe subiye inyuma gatoya, Kenya u Rwanda rwari rwatangiye kugenda rushaka abantu gutyo abantu bakoze ibyaha muri jenoside gutyo. Noneho haje gushyirwaho urukiko rwihariye mpanabyaha ngira ngo rwashyiriho u Rwanda rwa ARMST rwari rwashyizwe i Arusha, rwagombaga kureba abantu bakoze ibyaha kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere muri 1994 kugera ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 muri 1994. Yari umwaka umwe wuzuye. N'ubwo umuntu wese wakoze ibyaha bya jenoside, umuntu wakoze ibyaha byose byibasira inyoko muntu, umuntu wakoze ibyaha byose muri uwo mwaka yagombaga kujya mu mboni z'ubutabera. U Rwanda nibwo rwari rusigaye, navuga ngo muri icyo gihe mbere yuko ibyo bintu bitangira urukiko rutaranashyirwaho, u Rwanda rwo rwari muri zo deal gusa rwo ngo turashaka kanaka bagenda bashyira ku rutonde. Umuntu wari ushinzwe iperereza ryo hanze yari Patrick Karegeya nababwiye ikiganiro cyo mu kirere kiriho uko yinjiye uko byagenze kugera ku iherero ryo sori. Patrick no muntu wagiye afasha Kabuga cyane mu buryo bwinshi cyane, amubwira ati this and this, akamufasha mu buryo bwinshi cyane. Urwo rukiko rumaze gushyirwaho u Rwanda i Arusha, bamaze gufungura ikirego, umudamu w'umushinjacyaha i Arusha witwa Madame Monica Lewinsky niwe waje guhamagara igamani cyangwa se niwe washyize Kabuga mu maso y'abantu kugeza ubwo isi yose ni nkaho yaratangiye kujya mu bihe bibi kugeza kumwisho, navuga ngo byiherezo. Aramuvuga, amaze kumuvuga, ariko urumva ni 1998. Noneho umwaka wa 1998 navuga ngo ari nk'umwaka wari umeze nabi cyane. Icyo gihe nibwo muri Kenya ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje guterwa igisasu, hapfa abantu benshi cyane, Amerika iranarakara, hapfa abantu benshi cyane. Icyo gihe ibinyamakuru birandika, hari umudamu bavuga ngo ni nk'ubuhanuzi, bavuga sinzi uko nabyita, ari umwaka bavuga ngo 98 n'umwaka mubi ugomba guhagama Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri icyo gihe. Ku itariki ya 24 mu gihugu cya Kenya, navuga ngo yari umwaka w'ibibazo cyane, yari umwaka mubi cyane. Umutwe wa Al-Qaeda waje gutera navuga ngo nk'igitero cyangwa se nk'isasu kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Kenya, hapfamo abantu benshi. Icyo gihe ikinyamakuru bita Times Magazine cyandika ibintu bari bavuze ngo ukuri n'ingaruka, bashyiraho ifoto nini cyane ya Bill Clinton, icyo gihe ni wari uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ndetse baravuga ngo umudamu hari navuga ngo ni ibintu by'ubuhanuzi, baravuga ngo uwo mudamu ashobora guhagama Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko bihura nanone nuko ibidego byatangiye gufungurwa kuri RMCT, urukiko rwashyiriweho u Rwanda rwari rwatangiye gufungura, rutangiye cooperatinga, rushaka abantu bose bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, rutangiye kwahigwa bukware. Ni nabwo habaye icyo twita operation Naki
cyangwa se Nairobi Kigali. Muri iyo operation hafashwe abantu benshi ngira ngo baragiye, ariko noneho bigeze kuri Kabuga icyo gihe leta ya Kenya yari yo na Daniel baje kumuha flight, bamuha amafaranga, bamuha uburinzi, bamuha ibintu byose, bamubwira ati noneho we ugiye Seychelles, uzagaruka ku kigo cya Seychelles, uzagaruka ibintu iyo operation yararangiye nta kibazo. Noneho bo bigira nkaho ibyo bintu batari bizi, bamuha umusada arigendera, bakomeza basigara nyine badiringa ni operation na ku buryo u Rwanda rwumva ko ari operation bafatanijemo na rurabukiko na Nairobi na Kenya ubwayo n'u Rwanda. Ariko mu bijyanye n'umwuka mwiza cyangwa se ubushuti ntago byari bimeze neza, Daniel nk'umuntu wari ufite inshuti mu Rwanda ari Habyarimana, yarapfuye muri itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Muri 1998 umuntu witwa Mobutu nawe aragenda, bisa naho uriya mugabo yarasigaye nta muntu afite w'inshuti muri aka karere. Yasavuga ati byari byo byose ubutegetsi buri mu Rwanda ntabwo twumvikana, ariko kugira ngo twumvikane reka muri bari abantu bari gushakisha bose ngende bahamo bamwe akajogura akavuga ngo kana, ariko akaba ari bamwe adatanga force n'umuntu witwa Kabuga Felicien. Kabuga Felicien yaje kubona ibintu bitangiye gusa naho bitameze neza, basa kuvuga ati byari byo byose iyi business hari igihe tutazaba duhari nk'umuntu w'umuhanga uvuga ati business ntabwo ari njye ushobora kuyiraninga, hari igihe ntazaba mpari. Abwira umugabo witwa François Ngirabatware, yari n'umukwe we nabikubwiye, bati tube twiheje gatoya. Bafata indege bava mu gihugu cya Kenya bajya i Burayi. Uyu François Ngirabatware we yahise ajya Belgium direct. Belgium yarasanze umugore we n'abana bari bamaze imyaka 5 bavuyeyo, 4 cyangwa ingahe bavuyeyo bajya kuba muri Belgium. Uyu Kabuga ajya mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ageze mu Busuwisi akubitwa n'imbeho nyinshi cyane, ariko nanone icyo gihe ubuhunzi ntabwo bwari buratera imbere cyangwa ngo ndashaka ubuhunzi mu gihugu cya Suisse. Noneho ku muntu wakoze amano nkayo ngayo byari ibintu bisa n'ibigoye. Muri Scandinavia n'iki aza kuhava ajya mu gihugu bita Norway, muri Norvège. Ageze muri Norvège yumvaga ko ariho noneho ibintu bigiye kuba byiza, ariko abona byanga bikunda ibintu ntabwo bizakunda. Aravuga ati ahantu nta buhunzi mfite n'ubundi bashobora kuntanga direct, reka njye ahantu nizeye neza umutekano. Mbere yuko bagenda baravuze bati ibyo aribyo byose n'ibintu biri kugenda bigana gutya, turi gushakishwa umunsi ku munsi, reka dushaka umuntu twizeye cyane kabisa, musige iyi business mu biganza. Uwo nta wundi bari bagiye gufata yari umurundi bita Constantin Ndikumana. Uyu Constantin Ndikumana yari umurundi wari maze imyaka 5, ariko nawe yari hebeye ibijyanye na business. Baragenda baramubwira ati noneho what ushaka kudufasha muri ubu buryo n'iki business yanjye uko bisigaranye, nibwo bagiye baragenda. Ariko noneho amaze kubona ko amahoro hariya nta kwameze ashobora gufatwa isaha n'isaha, umugabo wese yongera avuga ati ahantu nzi neza, ahantu banyumva ibintu byanjye bigenda neza, business nyifite ubutegetsi mufite gutya ni mu gihugu cya Kenya. Yarongera aragaruka. Kugeza ubwo abanditsi bitabo bavuga ngo Kabuga we yageze ku rwego atekereza ko leta ya Kenya idakora mu nyungu z'abaturage ahubwo ikora mu nyungu ze. Muri urwo rwego yaragezemo. Yari umuntu wahamagaraga president ubwe, yari umuntu wahabwaga uburinzi bw'abagadi bari special. Yari umuntu avuga ati president akamakinga sure ko umutekano wakabuga umeze neza. Ntakuvuga ngo ni police, no, abantu baba special bambaye police ariko bakajya kurinda Kabuga mu rugiwe. Business ze zose zagendaga niba itambutse ikafite undi muntu w'umupolisi avuga ngo ntimukoreho aho ni Kabuga. Bigera ku rwego Kabuga byavuga ko yahembaga igipolisi cya Kenya cyose, agihemba amafaranga ye yose mu mufuka. Niba umuntu aguhemba wamufata ute, wamutanga ute? Ariko nyuma yura mudamu umushinjacyaha Arusha amaze kumushyira kuri public, nibwo Amerika aje kuvuga ati ariko tugiye gushaka aba bantu muri Kenya. Ariko nanone bita bihura nuko nanone hari ibyo birego byafunguwe byo gushaka umuntu bita Kabuga Felicien. Of course hagomba kuza ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Federal cyangwa se FBI yaraje tangira gukora ku butaka bwa Kenya, ariko noneho bagakora operation
yari ifatanije na n'ubutasi bwa Kenya of course n'ubwo Rwanda no bwagendaga nabwo butanga ku Rwanda rwari interesse cyane kurukameka ngashoka ko abantu bakoko bagiye imbere y'ubutabera ariko mwibuke ngo umuntu wari uri imbere mu butasi bw'u Rwanda bwo hanze yari umuntu witwa Patrick Karegeya muri 2003 niwe warushinzwe iperereza ryo hanze niwe wasinyiye abana bakabuga inzu zari ziri ku iyo ngiyo nababwiye yari hafi ya Passion ya City Plaza nindi yakoreragamo Bank Populaire azishyira rwose arazibaha ndetse impapuro zibemera kubahagarira bari bazivanye muri ambassade y'u Rwanda iri muri Belgium ariko nanone bategetswe n'umuntu bita Patrick Karegeya abwira ati musinye izo mpapuro muzotorize abana baraza bageze Kigali abajyana muri hotel de Milcorine facture yose ibintu bakonsoma muri Kigali yishyurwaga n'iperereza ryo hanze y'u Rwanda rihagarariwe na Patrick Karegeya byaje kugeza ubwo nyuma yuko Patrick Karegeya amaze guhunga bazosangana amakosa yakoze zanzo barazifata bazisubiza mu barongera leta y'u Rwanda irongera zafatira kuko zari zatwawe mu buryo bw'uburiganya ariko byavugaga ko nubundi mu bantu bagendaga kurinda bo hanze cyangwa se bagiye gukora iperereza habaga harimo nyine umuntu wa maneko kugeza ubwo Kabuga iyo bajyaga kumufata intambwe ebyiri gusa bahitaga bamubura bikavuga ko ari umuntu byanga bikunda watangaga information aho iperereza yaba ku ruhande rwa Kenya yaba ku ruhande rw'iperereza ry'u Rwanda ndetse no ku na FBI kuko yamenagamo amafaranga menshi wibuke igihembo cye cyangwa se igiciro cy'umuntu agomba gufata ayo mafaranga yari miliyoni 5 z'idolari muri 1998 ngira ngo nyuma u Rwanda rwari rwagiye ruhiga abantu ngira ngo muri operation bita operation Naki cyangwa se Nairobi Kigali yagiye ifata abantu bagiye bakomakomeye kugeza ubwo ngira ngo muri buka bakuye abantu benshi kugeza ubwo haje kuba n'urupfu rw'umunyapolitike bita Sendashonga byavuga ko ari umuntu wari urimo gushaka navuga ngo imbaraga mu gihugu cya Tanzania n'ahandi kugira ngo aza kuri ubutegetsi bw'u Rwanda baza kumurasira mu modoka ya UN hafi n'urugo rwe iyo operation cyangwa se uko kwica abo bantu byaje ko bazi leta ya Kenya ndetse bashyira ku mutwe w'u Rwanda ariko nyuma y'amezi ane gusa Sendashonga amaze kuraswa François Gira batwara ari muri Kenya Kabuga Felicien ari muri Kenya François Gira batwara yaratuye Unita Klimani mu nzu rwose ya etage nziza agiye yumva abantu bane baraje n'imbunda mu nzu noneho kumva ibintu bidasobanutse sorry arimo hejuru umva we yararaga hejuru akenshi izo nzu z'ama etage usanga yenda hasi ari igikoni n'icyumba yenda nk'icy'abashyitsi na washroom ibintu nk'ibyo ariko umuntu abarara hejuru yumva abantu barafunguye ariko bagenda bazamuka kuri escalier aravuga ati rero aba bantu ntabwo ari abantu beza yahise urabona hari ibyumba ubundi ayo abantu bakoze inzu nka kuriya icyumba cyo hejuru cya gifite akantu twavuga ngo ni nk'aka veranda k'icyumba ushobora kwicaramo uri kureba hanze uri kunywa juice ibintu nk'ibyo yaciye muri cya cyumba aramanuka ahita agenda direct fire yayifatiye kwa wa Burundi Constantin Ndikumana ahageze ahamagara Kabuga aramubwira ati ibintu ntabwo bimeze neza hano Constantin Ndikumana amasezerano yaragiye guhita ahinduka bwa mbere nakubwiye ngo bari bavuganye ko agomba kubahagararira n'iki ariko none baravuga ati noneho umutungo ntabwo ukiduhagarariye ahubwo turawuguhaye ariko byari byo mu mpapuro gusa ariko umutungo kode yose n'iki yari gifitwe n'umuntu witwa Kabuga Felicien cyane ko yari mu gihugu cya Kenya abantu bose babizi ntabwo ari kuvuga ngo Constantin ngarawumutwaye ni ibintu na president harazi ku rwego rwa nyuma Kabuga yarakomeje arihisha ku rwego rwo hejuru umutekano baromuha mu buryo bwiza business arayikora ariko ari nako ari gushakishwa hasi hejuru ariko operation zose zajyaga kumufata yaba izagizwemo uruhare n'u Rwanda yaba izagizwemo uruhare na Kenya FBI yagize wasangaga abariho imbere intambwe nyinshi cyane bajya kumufata aragiye muri 2003 Leta zunze ubumwe za Amerika imaze kumushyiraho icyo gihembo cya miliyoni 5 z'amadolari hari umusore umwe yari umwarimu aravuga ati ariko ngewe nzi ahantu hari
nza ahantu hari ni n'inshuti twavugana twagira gute na uwo musore nawe yakoraga business of course dushobora guhura tugakora n'ibyashara ngewe nawe noneho mukamufata abwira FBI aravuga ati you know worry not twebwe turaba turi ku inyuma intambwe ku yindi muri 2003 uwo musore witwa William Mwanuha Muvule cyangwa se William Mwanuha Muule sinzi uko babisoma abanyakenya niwe wari wahaye signal FBI yavuga ati umuntu ngewe murabizi andi imbere ho gatoye tugomba kumufata uko byagenda kose mwebwe ntimugire ikibazo na kimwe umugabo avugana na KABUGA aramubwira ati ngewe hari abazungu baturutse muri Amerika dushaka kugira ngo dukorane business nkwibutse muri ya business ya agence ya KABUGA yari agence irimo ibintu byinshi yaratangiye kuzajya akora ibintu bya real estate akubaka amazu akagurisha akagira gute akagemura ibijyanye n'icyayi ibitenge imyenda ajyana ibintu byo hanze navuga ngo yakoraga ku muhanda witwa Lenana Road uwo muhanda niho navuga ngo yari yo base ibintu byose byajyaga hanze insenda indabyo byavaga bihita bigenda kandi ubukangu uyu mugabo yari umuntu wari warihereye ubucuruzi kumbwira rero ngo hari isoko agiye kubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari ikintu cyiza kandi agiye kumva none akabibwira n'umusore navuga ngo uwo musore we kubwe yarazi neza muri business ariko uyu musore wibuke yari umuntu warazwi cyane kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarazwi n'abantu ariko nanone yari umuntu nanone waruziranye n'abantu benshi bakora muri presidence ya Kenya kwa Daniel Arap Moi noneho bapanga ko baza guhura barabinoza rwose umusore bavugana ko baza guhura mu nyubako bita TT yabaga muri Nairobi muri Kenya nyine heza hagomba guhura abatagire none kuko KABUGA mbere yuko ajya guhura n'umuntu yabaga afite abantu babanza kumuhama bakamubwira cyane misawa mane yarayubashywe n'ibikubwiro byumve bavuga ati hari ahantu umutekano urabawizewe hari ahantu niki cyane ko aranazi ko ari gushakishwa ariko uwo mwarimu nawe akaba ari umuntu wari wikenera ikofi uvuga ati byari byibitse nanjye amafaranga ndayashaka avuga ati amafaranga ngomba kwarya miliyoni 5 z'idolari yari amafaranga menshi muri icyo gihe ukashyira mu Kenya byari amafaranga menshi cyane hafi ngira ngo byari miliyoni nyine 5 ngira ngo no bishobora kuba byari nka miliyoni 500 sinzi by'amanyakenya so urumva yari amafaranga menshi ku rwego udashobora kumva yari guhita mutagire barakonfaminga bati uyu munsi tuzahura kuri ya nyubako umunga ajyayo agezeyo haramara konfaminga ati umasaha arageze ati waza ndi kumwe n'aba bashoramari KABUGA ati ndaje mbere ho amasaha 3 KABUGA ambwira ati oya you know what ntabwo nyije amubwiye ko atakize ubwo iyo operation yo kumushakisha ise ihagaranye kuko bari kumufata gute nyuma y'amasaha angira ngo na 6 uwo musore iyo operation irangiye uwo musore yahise apfa bo binyamakuru birandika ngo yapfiriye mu nzu ye ngo yari yashyizemo imbabura ibintu nk'ibyo ariko nyuma y'iminsi 3 nibwo iperereza ngo ryatangiye gukora iperereza ngo bamusanga mu nzu ye ngo aryamye ku itanda ngo ariko afite ibintu by'ibikomere wari umuntu wa mbere ngira ngo ari umuntu wari umaze kumenyekana cyane mu gihugu cya Kenya warubaye casualty muri operation yo gushaka umuntu bita KABUGA FELICIEN abanyamerika bagatiye umuntu ntabwo yoroshye KABUGA yari umuntu sinzi uko yabigiraga ariko yari afite abantu bamuha information ahantu hose muri UBUTASI bwose yaba muri abo bavuye mu Rwanda yaba bavuye muri ku ruhande rwa Kenya yaba bavuye muri FBI yari umuntu umeze neza kubijyanye n'amafaranga kubijyanye n'umutekano we bro yavuniraga kwive man abanyamerika batangira guhaba baravuga ati umuntu who is this umuntu operation tekereza kuva 98 kugera 2003 imyaka ingahe ari mu gihugu cya Kenya mu gihugu cya Kenya yageraga yimuka yenda akava Nairobi akajya Eldoret akanyuvayo kumva ari umukira afite amazu ahantu hose akava Kisumu akajya ahantu hose azunguruka nyuma yaho nanone Amerika iza kuvuga ati n'ubundi still ya operation iracyariho umunyamakuru witwa Ugacuki
yaje kuba ati ibyo byose nzi ahantu umuntu witwa Kabuga Felicien ari ajya kuri ambasade ati rwose ndahaza. Noneho ariko abantu bakaba batangiye kumubwira ati umuntu wese ugiye muri operation ugiye mu bintu byo gushaka Kabuga ahita apfa. We ajya kuri ambasade ya Amerika ati rwose ndashaka ko mwampa umutekano ibintu nk'ibyo ariko nkamubereka. Nakavuga ati ibyo byose uyu mugabo twebwe twarumbiwe, ntabwo twaguha umutekano kuko nta kibazo gihari uretse yenda kuri kubikeka gutyo gusa, nta kibazo nta muntu uzagira gute. Nawe bapanga operation kugira ngo bamugereho ugarabura. Barangije wa munyamakuru nyuma y'iminsi 3 avuye kuri embassy ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe yaje gusanga yapfuye. Operation barazikora ziranga kabisa, ziranga. Kabuga bayaho akora business ye ari nako agenda atanga amafaranga. Icyakora ubutetsi bwa Daniel Arap Moi buza gusa n'ubuvuyeho kuko hahise hajyaho Moi-Kibaki. Daniel Arap Moi ngira ngo ni umuntu wategetse Kenya imyaka myinshi, hafi 24, niyo muntu wenyine akenshi bo bagira manda ebyiri utorerwa mu nkakura kwa Amerika imyaka 5 n'indi 5, ngira ngo ni imyaka 10 nta muntu ukunda kuyirenza, ariko Daniel ni umuntu wayoboye imyaka 24, niyo muntu wayoboye igihe kirekire muri leta ya Kenya. So amaze kuvore yaratesheje kabisa, hajyaho Daniel hajyaho Moi-Kibaki, we atangira gusa naho abantu bumvaga ko ibyo byose nda Kabuga agiye kuba expose akajyana imbere y'ubutabera, abantu bakabona ubutabera, ariko ntabwo ariko byaje kugenda kugeza ubwo Kabuga wubwe yifashe akijyana akavuga ati hano yana ndabona ibintu bitari kugenda bimera neza, ariko business of still ziraninga. Aravuga ati reka ngende, afata indege ajya mu bihugu birimo yabanje kujya muri za France, muri ibyo bihugu by'Uburayi. Ariko mbere yuko yuri indege bisa naho abantu bari batangiye kumushiraho bitewe nuko wa Burundi baje kumufata, undi nakubwiye Constantin Kumana baje kumufata, baramubwira bati Kabuga meze bitati n'ukuri ntabwo muzi ibintu nk'ibyo, arabigarama kandi ari we ubayobora business cyangwa se ubacungira business. Ariko bizanyire kugenda gutyo biza kugira ubwo Kabuga ubwe yijyana muri bira bihugu kugeza ubwo ku itariki 5 muri kugeza ubwo mu kwezi kwa 5 muri 2020 ari ubwo yaje gutabwa muri yombi. Kabuga w'imyaka 90 na n'uyu munsi urubanza rwe rugenda rugire ukagera kuri abandi batijyanwe mu Rwanda, abandi batajyanwe muri Tanzania, ibintu nk'ibyo. Ariko ni umuntu, hari n'abavuga ngo hari n'abemeza ko ari ubwe washatse kwifatisha, hari ababyemeza ko bati yashatse kwifatisha, abandi bati oya ntabwo ari we wifatishije kuko bari bamugeze bubi, harabitekereza gutyo. Ariko Kabuga actually bamwe baravuga bati ni umuntu washatse kwifatisha kugira ngo afate, kugira ngo abana be iyo mitungo yose yafatiriwe, no ngo namara gukurwaho ibyo byaha mayanda babimwere muri izo nkiko, ibintu nk'ibyo ngibyo abana bazasigare bafite uburenganzira busesuye ku mitungo yase. Akabata kugira nzagende ndi mu manza ngire gute yenda nzapfa abana banjye n'ubundi byo naruri ntibabifata, akavuga ati ngewe n'ubundi ndashaje reka nishyira mu nzego z'ubutabera ngewe nkakirwe cyangwa se nsinde, ariko abana banjye babone imitungo. Noneho abantu hari amakuru ajyavugwa, ariko ayayo I'm not sure, abantu bajyafungirwa mu nzererezi aho bita kwa Kabuga nyine mu Gikondo. Bajyavuga ngo hari ifoto ngo ni ikintu kimeze ngo nk'ikibumbano, ndakeka ngo ni Habyarimana ntuze ngo yari yarashinze yari yaraconze Kabuga, ngo ariko ngo icyo kintu ngo iyo abantu bagiye kugiterura ngo ntago kivaho ngaho, juste kiraho ngaho kuva bakihatereka ngo ntago kiyava. Just ni ibintu bavuga which I'm not sure, ariko ni ibintu bavugwa abantu yenda hari bari na stories z'abantu bari gukabya, ariko bagiye babivuga. Kabuga abantu benshi baravuga ati ibyo byose uyu muntu ashobora kuba agira imiti cyangwa se agira ukuntu akora ibintu bye, bakaba ati umuntu ushobora kuba atari n'umuntu n'umwana ngira ngo wakuriye mu muryango udakize cyane, utaranize cyane, ngira ngo wavumbutse actually yavuka ku mugabo wita Gasimba, utari umukire nawe
utari umukire cyane hara muri Byumba. Kabuga yarakuze icyo gihe no kwiga byari bisa n'ibigoranye. Kabuga babwiwe n'undi musore babwira umuturanyi avuga ati noneho wowe nuzayiva ku ishuri uzajya uzaho tuganiriza utuntu duke 1 2 3 abundi tumenye ibintu binibi tukwishyura utubwire gusoma no kwandika. Noneho luckily ku mushuti we cyangwa se no ku uri mukuru wari uvuye gukora business Burundi wari uzi ibintu bijyanye na business yaraje amuha impano y'igare nyine igare. Kabuga atangira kuzajya akora business afashe rya gare akagenda delivering ibintu ndavuga nyine byo bishyimbo mbese ibintu byo mu murima bideliveringa gutyo. Noneho asakora business ye hari hafi na za Byumba aho ngaho arayikora rwose iranamuhira. Abantu baramuyoboka azagura n'abantu ngira ngo babahinde batangiye kumukoresha uko yakora business ze mu buryo bwagutse ibintu nk'ibyo. Nyuma asa no kwigira inama aravuga ati ariko waje Kigali ukomeza kwagura business ze mu bijyanye n'ubuhinzi aza kugura ikirima kinini ateramo icyayi hari iwabo bakamazu ngira ngo amazu ye yubatse haramwara yabonye ibintu nk'ibyo kugeza ubwo yaje kumukire abari umuntu wa mbere hubaka inzu ya etage iri ku Muhima mu mujyi wa Kigali. Abantu baratinya baravuga ati umuntu nabaho. Abantu rero bo mu butegetsi bose bari muri Portex bari batangiye kuzajya bamwegera bavuga ati ibyo byose umuntu ni Kigali y'inyuma. Nibwo yatangiye kuba inshuti magara kuri Perezida Habyarimana kugeza ubwo abahungu babiri ba Habyarimana barongoye abakobwa babiri ba KABUGA FELICIEN. Atangira rero ku muntu ari kwibere gutyo kugeza ubwo rero ubwo genocide arimo gutegurwa Kabuga yaravuga ati ngewe nzajya ntangamo amafaranga. Niwe muntu waje kugura ngira ngo toni 500 n'imwe ngira ngo yishyura hafi miliyoni nyinshi cyane. Yari yo mihero myinshi mu Rwanda bari batumije ndetse impamvu baze ngo niyo myinshi yari ruta iyo leta y'ubwayo yari maze igihe nayitumije. Bayituma muri kampani y'Abanyakanada bita Shelton nayo ni nayo leta nayo ubwayo yari yatumyeho. Kabuga azana ya mihoro. Bari bafite gahunda yuko ngira ngo buri minota 20 bagomba kuzaba bishe abatutsi 1000. It was their plan. Iminota 20 abatutsi 1000. Niyo mpamvu bafataga bakoraga izo business zo kuzana imihoro. Ariko Kabuga hari umuntu we investingaga cyane mu itangazamakuru za RTLM zakangura ibintu nk'ibyo kugira ngo iyo changes w'amatwara iyo ideology igenda igira ku bantu kugira ngo bwa buryo ya genocide bashaka gushyira mu bikorwa bayishyire mu bikorwa koko. Kabuga ubu ngubu urubanza rwengira ngo rugeze mu mahina. Kabuga ufite imyaka myinshi rwose ruvuga ko yafatiwe mu Faransa arahazanwa. Ubu ngubu ari kuburanira haye. Bamwe bati yohezwe mu Rwanda, abandi bati yajyanwe Arusha, abandi bati iki, abandi bati n'umusaza kugeza ubwo ngira ngo agenda atwawe ku kagari kuko arashaje. Hari ibyemezo rero byemeza ko umugabo ashobora kuba ngo yaritanze kugira ngo ashyire clarifying ibyo yaregwaga cyangwa se byashakishirizwaga. Ariko bati niyo abishaka ntabwo ari gufatwa. Bamuhize imyaka myinshi cyane ariko amafaranga ye yakoze akazi kenshi akagenda fundinga kugeza ubwo yaguraga ubutasi bw'u Rwanda nk'uko agura ba Patrick Karegeya abandi bagapfa. Hari ibitambo byinshi byagenewe muri operation kugira ngo bafate Kabuga mu ntoki bamufate. Hari ibitambo abantu benshi bahasize bahamanya amaraso abantu benshi. Ariko ngira ngo nanone ni inkuru nziza ku buryo abantu baze genocide babona ubutabera bakabona uriya mugabo ari imbere y'ubutabera. Birabyonyine ubwabyo ni ikintu kiza cyane. Ni navuga ngo nk'igitego cy'umutwe kuri leta y'u Rwanda, ni nk'igitego cy'umutwe ku butabera bw'u Rwanda. Ariko nanone nkanashimira ubutabera bwagiye bufata abantu barimo ba Patrick bakabirukana kuko urumva icyo gihe ni umuntu yarafandinze genocide kuri urwo rwego wo kamufasha kugira ngo mufandinga guha amafaranga. Byari byose bivuga ko amafaranga Karegeya yishyurwaga n'umuntu witwa KABUGA FELICIEN yari menshi cyane kurenza yo leta y'u Rwanda imuhemba. It was a lot of money. Niyo mpamvu yavugaga ngo akabaga corporation ariko we kuko umutasa agahita amuha information ati mugiye muri iyi nyubako hari abantu batatu baza kuza barababigize Abanyamerika, hari abantu bangahe baza kuza barabigize gute. Kabuga rero story ye nuko yagenze. Bagiye bageze kumufata inshuro nyinshi ari n'igihe bari bagiye kumufatira
agiye gushyingura umugore we nabwo agenda rwose nk'umurabyo mu buryo abantu batasobanukiwe yagendaga mu buryo abantu batamenya ngo bapanza ko ati byose umugabo turamusanga hanga turamufatira hanga ariko ugasanga umugabo ahise agenda ibintu byagiye bitungura abantu benshi ariko finally ubungubu mu butabera byose inzirakarengane zikubona ubutabera ari kubazwa fund cyangwa se ibyo yakoze agashyikira jenoside leta yabicanyi yari yashyize mu mugambi wo gukora jenoside ari nawe navuga ngo umuntu wari uri ku ruhembe ari nawe se ubukwe nawe arimo afandinga n'amafaranga ubungubu ari kubibazwa nubwo ubungubu yakwitaba Imana nubwo byagenda bite ariko ibyo ari byose apfuye cyangwa se azapfa ageze mu butabera yaragize ibyo abazwa. Kaya makuru rero ngiyo story ya Kabuga Felicien wakoze cyangwa se wari umuntu uri muri mastermind ba genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyi ni Kame official tugenda tuvuga ibyegeranyo cyangwa se mbabwira stories bazaragiye zibaho mu buryo bugiye bitandukanye. Amazina yanjye ni Chris Kame. Komeza ubane natwe streaming ibiganiro byacu kugira ngo tukomeze tubane muri rusange. Ndabashimiye.